ingabo z'abarundi zimaje kwiruka ku ngabo za Kongo aho bagabye igitero gikomeye cyane ku ngabo za M23. Ni ibintu biteye ubwoba cyane cyane, ni ibintu amakuru ari kugenda agaragaza ko by'umwihariko ingabo z'abarundi zimaje gufatikanya n'ingabo za Kongo kugira ngo babe bagaba igitero gikomeye cyane kuri M23. Ni intambara ikomeje kugenda ivuza ubuhuha hirya no hino, ni intambara ikomeza kugenda ifata intera by'umwihariko aho M23 ikomeje kugenda ishaka gufata agace ka Uvira, ndetse kugeza ko ubu ngubu ingabo z'abarundi zikaba zamaje kwifatikanya n'ingabo za Kongo kugira ngo babashe kuba barwanya M23 by'umwihariko. Uduce tumwe na tumwe twa Kongo cyangwa se mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye two muri Kongo M23 yagiye ifata, kugeza kuri ngo M23 ikaba imaje kugera mu gace ka nanone kabiri muri Uvira, ariko ikamaje kugera mu gace byibuze kari i Rusizi Gana ku mupaka wa Rusizi ndetse na Kongo. Ni agace no mu by'ukuri nako M23 ishaka kuba yabasha kuba yafatana kikagashira ku mutundi duce yagiye ifata, n'ubwo ibintu bikomeje kugenda bigorana. Icyo uri kubona na amasansu cyangwa se ibisansu biri kugenda biturika by'umwihariko hagati y'intambara iri kuba M23 ndetse na Kongo, nubwo n'abarundi bamaje kubyivangamo kuri ubu ngubu bakaba bamaje kwinjira mu ntambara. Gusa mu by'ukuri bigaragaza ko abarundi bari kugenda nyine bohereza ibisansu bigiye bitandukanye mu gihugu cya Kongo aho M23 iri kugenda irwanira, nubwo ibyo bisansu bari kugenda nyine bagenda babigabanya ubukana, bikaba byashika bikaba byaturikira hejuru, ntihagire ikintu na kimwe byangiza cyangwa se ntagire abaturage bagenda bangiza, cyane ku baturage bagiye baturaniye imipaka ya Kongo mu by'umwihariko mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama. Nubwo ibintu biri kugenda bifata intera by'umwihariko, gusa kuri ubu intambara ikomeje kugenda irimana hagati ya M23 ndetse n'igihugu cya Kongo ndetse n'abarundi by'umwihariko ko bamaje gukoranamo, bakaba bashaka kurwanya M23 uriya mutwe uri muri Kongo ushaka gufata kara gace ka Uvira by'umwihariko. Kugeza kuri ubu rero ingabo za Wazirendo zikaba zamaje gufatikanya n'ingabo z'abarundi kugira babashe kuba barwanya M23 by'umwihariko iri muri Kongo, cyangwa se ishaka no kuba yanafata kara gace ka Uvira. Ndetse n'amakuru akomeza kugenda agaragara by'uko M23 ishaka kuba yafata iriya ntara yose ya Uvira kugira ngo nayo ibashe kuba yayikontrola cyangwa se ibashe kuba yayishira mu tundi duce nayo yagiye ifata by'umwihariko. Ni ibintu nyine M23 ikomeje kugenda ishiramo imbaraga cyane, bigaragara ko ikomeza kuba yashaka kuba yafata kano gace ka Uvira, ndetse ikaba yafata n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, kuko banashaka ko ari naho ngo M23 yazaca igiye no kuba yafata turiya dusozi two mu Burundi, cyane cyane ko ari ibintu bigenda nyine bigaragara ko M23 ikomeza kugenda ngo ishiramo imbaraga, nubwo kugeza kuri ubu ngubu abarundi bari kugenda nyine bayirasa ibisansu bigiye bitandukanye, ndetse banayirashe binabatunguye cyane cyane ko intambara yari yabashije nyine kuba yatuza hagati ya M23 ndetse na Kongo cyangwa se ingabo za Wazirendo. Gusa kuri ubu ngubu nuko abarundi nabo bamaje gutangiza intambara kuri M23 by'umwihariko, nk'uko bigaragara ikaba yamaje gufatikanya n'igihugu cya Kongo cyangwa se zirangabo za Wazirendo by'umwihariko. Gusa mu by'ukuri M23 nayo nubwo bayirashe bayitunguye, kugeza kuri ubu ngubu nayo nta kintu iragaragaza yuko iri kurwana. Gusa kuri ubu ngubu M23 iracyatuje, ntago iratangira kwataka. Abarundi no bari bagenda bayirasaho ibitero bigiye bitandukanye bya hato na hato, nubwo M23 iri kugenda nyine ibisansu igenda ibifuda gake gakenya. Gusa kuri ubu ngubu M23 ntago irataka, iracyatuje, iracyabanza kwiga urugamba, ntago iratagura ukuntu iri bwatake, kuko abarundi bo baracyakamijije. Nta kindi kintu uri kumva muri aya masaha cyangwa se igihe cyose ni ibisansu biri kugenda biturika, nubwo biri kugenda nyine bagenda babifuda by'umwihariko bitaraturika cyangwa se bitarashika hasi bikaturikira hejuru. Gusa M23 ntago iratangira kwataka, nubwo nyine urugamba rukomeje kugenda rugwana cyangwa se rufata intera hagati ya M23 na Kongo cyangwa se ingabo za Wazirendo. M23 yo ikomeza kugenda ishaka kuba yafata kano gace cyangwa iyi ntara ya Uvira iri muri Kongo, nayo ikayishira mu zindi ntara cyangwa se mu ndi buce nayo yagiye yafata nyine by'umwihariko muri rusange. Ubwo mu by'ukuri rero habura igihe gitonya kugira ngo ibihugu byombi bibashe kuba byasinyana amasezerano y'amahoro, kugeza ko ngo M23 yo ikabikataje ku rugamba ishaka kuba yafata aka gace cyangwa se iyi ntara ya Uvira kugira ngo bazasinye amasezerano y'amahoro. Iyi ntara yaramaje kuyifata, yaramaje kuyishira mu bundi buce M23 yagiye ifata by'umwihariko, kugira ngo murabizi amasezerano y'ibi byombi ya Kongo cyangwa se n'ingabo za Wazirendo by'umwihariko M23 amasezerano nayo ari hafi ahangaha, ndetse kugeza kuri ubu ngubu nta kindi kiri kuvugwa nuko M23 ishaka ko aya masezerano agomba kuba cyangwa se agomba gusubukurwa. By'umwihariko M23 imaje kuba yafata kano gace ka Uvira cyangwa se iyi ntara ya Uvira by'umwihariko ikaba yayishize mu bundi buce nayo yagiye ifata, ndetse banavuga yuko ngo iyi ntara ya Uvira ariyo M23 ngo nayo ishobora kuzanyuramo ikagenda no kuba yafata n'utundi duce tugiye dutandukanye tw'i Burundi by'umwihariko nayo ikaba yatwishiraho. Ari no mpamvu rero ikomeza kugenda ishiramo imbaraga zigiye zitandukanye kugira ngo ibashe kuba yafata kano gace ka Uvira cyangwa se iyi ntara ya Uvira iri muri Kongo. Gusa ingabo za Wazirendo nazo zikaba zikomeje urugamba, zikomeje zikataza by'umwihariko, nubwo intambara nyine ikomeje kugenda igaragara mu by'ukuri hagati y'ibi bihugu byombi cyangwa se hagati ya M23 ndetse na Kongo, ndetse n'abarundi bamaje kwiyunga muri iyi ntambara bafasha igihugu cya Kongo bagaba igitero by'umwihariko nyine kuri M23. Iyi ntambara ya M23 rero ni intambara imaze igihe kirekire by'umwihariko nyine aho M23 nyine yamaze igihe kirekire idwana mu gihugu cya Kongo ishaka kugenda ifata ubuce bumwe na bumwe bugiye butandukanye bwo muri iki gihugu cya Kongo,
nubwo nyine intambara yakomeje kugenda nyine igaragaza ko yagiye ifata intera hejuru, gusa nyuma yaho byaje gufata ko baje gufata igihe gito nyine cy'amasezerano y'amahoro, bakaba bafata igihe gito nyine bakaba bamara igihe nyine batarwana. Gusa kuri ubu ngubu intambara yongeye irabyuka hagati ya M23 ndetse na Kongo, ndetse kuza kuri ubu n'abarundi bakaba bamaje kwiyunga kuri iyi ntambara, nubwo mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama ku mupaka wonyine wa Kongo n'u Rwanda, nubwo ari intambara iri kugenda isa nkaho nyine bari kugenda barwanira, gusa nta gisansu kiri kugenda giturika cyangwa se kibe cyahungabanya nyine abaturage, by'umwihariko cyane cyane ko ibisansu biri guturikirizwa hejuru, bikaba byafubizwa nyine hejuru bitagize ikintu byangiriza. Gusa bamwe muri bo nyine batangira baba bafite ubwoba nyine bwinshi cyane bigiye bitandukanye, cyangwa se bitewe n'ibyo bari kugenda babona, by'umwihariko ku bijyanye n'intambara. Gusa nta kintu nyine cy'igikorwa remezo kirongirika hagati y'iyi ntambara iri kuba ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirino cyangwa se zo muri Kongo, bakaba ntashe kuba bafata aka gace ka Uvira. Gusa mbere yuko dukomeza, ndagusabye nimba uri kunara ubwa mbere kuri iyi channel yacu ya PQS TV, ndakunyuze kuri subscribe, wibuke gufungura inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu, wibuke gukanda n'inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi zigushikaho ku gihe kandi ujye uzibonera mu ba mbere. Gusa aya makuru yakomeje kugenda nyine agaragara hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirino cyangwa se zo muri Kongo, nuko M23 nyine ikomeje kugenda ishiramo imbaraga, nubwo bari kwirasa, ariko kugeza kuri ubu M23 ntabwo iragira ikintu itangaza, cyangwa se ntabwo irakora baka nyine kuba nawe yasubiza, cyangwa se yasubiza nyine abantu bari kugenda bayirasa, by'umwihariko ibisansu, nubwo nyine nta bintu biratangazwa bigaragara inkomere cyangwa se abantu bari kugenda baburira ubuzima. Gusa kuri ubu ngubu nuko M23 yoho itarataka cyangwa se itarasubiza nyine izo ngabo z'abarundi ziri kugenda zibarasa, kuko bigaragara ko, cyangwa se mu bigaragara ko ingabo z'abarundi arizo ziri kugenda zishiramo imbaraga zikomeye cyane kuba zakataka M23, nubwo ingabo za Wazirino zo muri Kongo zitari kugaragaza ubushake bwo kuba bwakataka M23, ariko abarundi boho bafite imbaraga zo kuba bakataka M23, cyane ko ari nabo bari kugenda bagaba ibitero bikomeye cyane kuri M23. Ndagushimiye we twabanye kuva iyi video cyangiye kugera irangiye, uri umuntu w'agaciro cyane, ariko nimba iyi video wayikunze kanda like, utere comment, ndetse uko ubyumva unasharinge iyi video ku nshuti zawe kugira ngo nabashe kumenya aya makuru abagiye abagezeho hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirino by'umwihariko. Nimba uri ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya PQS TV, kora subscribe, wibuke gufungura inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Ayo yari amakuru ya M23.